Yobu igice cya 21. Maze yo barasubiza ati nimuhugukire ibyo mvuga bimbere guhumuriza kwanyu. Nimunyihanganire kugira ngo nanjye mvuge, nimara kuvuga mukomeze museke. Mbese umuntu ntiwe nakira, icyatuma ntareka kwihangana n'iki? Nimunyitegereze mumirwe maze mwifate ku munwa. Iyo niyibutse ngira ubwoba kandi umushyitsi ugatigisa umubiri wanjye. Ni iki gituma abanyabyaha babaho bakisazira ndetse bakarushaho gukomera? Urubyaro rwabo rukomerana nabo barureba, n'ababakomokaho nabo bakabakomerera imbere. Ingo zabo zibamo amahoro ntizigire icyo zikanga, kandi inkoni y'Imana ntibabanguriwe. Amapfizi yabo arabyara ntabwo acogora, n'inka zabo zihora zibyara ntabwo ziramburura. Abana babo bato bagenda imbere nk'umukumbi, kandi abana babo barabyina. Baririmbishwa n'ishako n'inanga, bakishimira ijwi ry'umwirongi. Iminsi yabo bayimara baguwe neza, hanyuma bakamanukira ikuzimu badatinze. Bakabwira Imana kandi bati tuveho, kuko tudashaka kumenya inzira zawe. Batishobora byose ni iki kugira ngo tuyikorere? Kandi nituyisenga bizatumarira iki? Dore ihirwe ryabo niriri mu maboko yabo, Imana y'inkozi z'ibibi imbe kure. Ni kangahe itabaza ry'abanyabyaha rijya rizima, ibyago byabo bikabageraho, Imana ikabagorora imibabaro ibitewe n'uburakari bwayo, kugira ngo bamere nk'ibishashara bigurukanwa n'umuyaga, nk'umurama utumurwa n'ishuheri. Muravuga muti Imana ibikira abana b'umunyabyaha igihano cy'ibyaha bye. Ahubwo umunyabyaha ubwo aba ari wihana kugira ngo abimenye. Amaso y'abari yareba kurimbuka kwe, kandi anywa uburakari bw'ishobora byose. Mbese bizaba kuba inzu ye bamukurikiye azabyitaho, kandi apfuye akenyutse? Hari uzigisha Imana ubwenge kandi ari icira urubanza abakomeye? Umwe apfa agifite imbaraga zishyitse, aguwe neza rwose kandi afite amahoro, ibicuba bye byuzuye amata, kandi umusokoro wo mu magufwa ye urayagirana. Undi apfa afite intimba mu mutima, atigeze kubona ibyiza. Bombi baryamana mu mukungugu, inyo zikabatwikira. Dore nzi ibyo mutekereza n'imigambi mujya yo kungirira nabi. Kuko muvuga muti inzu y'igikomangoma iri he, n'urugo abanyabyaha babagamo ruri he? Mbese ni muri akabaza abagenzi? Nimuzi icyo bahamije yuko umunyabyaha bikiye umunsi w'amakuba, kandi ko bajyanywe mu minsi y'uburakari? Ninde wamugaragariza inzira ye bahanganye? Ninde wamwitura ibyo yakoze? Nyamara azajyanwa mu mva, kandi abantu bazarinda igituro cye. Ibisinde byo mu gikombe bizamuryohera, kandi abantu bose bazamukurikira nk'abamubanjirije batabarika. None ni iki gituma mumuresha iby'ubusa, ko numva ibyo munsubiza ari ibinyoma bisa? Yobu igice cya 22. Maze Elifazi w'umutemani arasubiza ati mbese umuntu yabasha kugira icyo amarira Imana? Ni ukuri umunyabwenge agira icyo yimarira ubwe. Mbese ishobora byose inezezwa n'ukuri umukiranutsi? Cyangwa se gutunganya inzira zawe hari icyo biyunguye? Ikiguhanira ikagushyira mu rubanza, ni uko uyubaha? Ibibi byawe si byinshi, ndetse ibicumuro byawe ntibigira urugero. Kuko wajyanye ingwate zawe muva inda imwe ku busa, kandi uwambaye ubusa wamwimye umwambaro. Niwahaye indushyi amazi yo kunywa, kandi umushonji wamwimye ibyo kurya. Ariko ukomeye we yagiraga igihugu, kandi uwubahagwa niwe wakibagamo. Abapfakazi wabagenzaga ubusa, n'amaboko y'imfubyi akavunagurwa. Nicyo gituma imitego ikugose n'ibiteye ubwoba bigutunguye biguhagaritse umutima. N'umwijima nawe urakugose ukubuza kubona, kandi amazi menshi akurenzeho. Mbese Imana niri hejuru mu ijuru? Kandi dore umutwe w'inyenyeri uko ziri kure. Nawe ukavuga ati icyo Imana izi ni iki? Mbese yabasha guca urubanza inyuze mu mwijima w'icuraburindi? Uti ibicu bya rukokoma biyibereye igitwikirizo, biyibuza kureba, kandi iratambagira ku gisenge cy'ijuru. Mbese uzakomeza inzira ya kera iyo abanyabyaha banyuzemo? Bakuweho igihe cyabo kitaragera,
urufatiro rwabo rutemba nk'umugezi. Bakabwira Imana bati tuveho, kandi bati icyishobora byose yatumarira ni iki? Nyamara amazu yabo yayujujemo ibintu byiza, ariko imigambi y'inkozi z'ibibi imba kure. Abakiranutsi barabireba bakishima, kandi abatariho urubanza barabaseka. Bati ni ukuri abari baduhagurukiye bararimbuwe, kandi abasigaye babo batsembwe n'umuriro. Noneho iyo uzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ndakwinginze wemere amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe. Nugarukira ishobora byose, ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe, uzakomera. Uta ubutunzi bwawe mu mukungugu n'izahabu ya Ofiri, uyite mu mabuye yo mu masumo, maze ishobora byose izakubera umutunzi n'ifeza y'igiciro cyinshi. Nibwo uzishimira ishobora byose, ukerekeza amaso yawe ku Mana. Uzayisaba nayo izakumvira, kandi uzahigura imihigo yawe. Uzagira icyo ugambira kikubera uko ushaka, kandi umucyo uzamurikira inzira yawe. Nibakugusha uzavuga uti hariho umbyutse, kandi uwicisha bugufi izamukiza, ndetse izarokora n'uriho urubanza. Ni ukuri azakizwa no kubonera kw'amaboko yawe.